cyangwa ntago uzi gutera akabariro ntago kwiza njyewe akabariro gusa nta biryo utahashye nta kintu maze nateye imbariro nyinshi ahubwo akabariro ni kamwe imbariro iyo mbaza imbariro nateye imbariro ubishatse nawe narugutera nona asezera sira asezera dore umuco muribo asezera Tommy na Maria ibyarira Sherina hari umuntu ntabwo ari byo bisa amagambo yawe yarandambiye yewe uzikirira n'Imana ibizanye twumva Imana mbega wowe niko uturumbutse nurumbutse iriya ruguru ahubwo se uturumbutse he ndi kuganira n'abantu haririya uko umuntu Imana mbega n'Imana ibikoze ko barashaka kunyishyuza ngo amafaranga ya transport ubuze transport ndabibana nibagendesha amaguru nkuko ngendesha none se uri kugenda gusya niko sereka mubwiye ntabwo ari kugenda ngize Imana ndakubona ahubwo ibintu byose birapfuye gahunda na gahunda narifite zirahindutse ziko biteze atunanye ndabisubitse niba ari data we ibyo bintu bisigaye bikomeye ariko fi ngiye hano hantu buri munsi murankunga ngo ukore amasu ndebera imisego niko imisego bayiguriye kugira ngo ijye mu ntebe barabikoranye Senizari wahisize asana nayisize mu ntebe ntukamburanye uranyumva ko uru rukapu rwo ni urwandize urugo ni urwanda ndabizi se ndashyira aho ngaho aho ngaho ntabwo nabonye ibyombo bitogeje dore iyi si puberi iyi ntabwo ari puberi sohora vuba bene wanjye gira vuba se ni byiza mbega ngo ndagukumbura nibyo urabyibuka cyageze yego uherutse kundaza ndaba nuva ko mbonye umubiri wanjye turi kumwe rero naho ujya hano rero ubundi inzira ntabwo ari nziza inzira ntabwo ari rweru iyi nzira ntawayize umugore wanjye akunda kunyura ahangaha agiye guhaha agiye kuzana ibinyomoro hariya kandi buri gihe ngenda hano ntitira ndeba hirya ndeba gusa ubu ngubu nyabuna ngwino twicare tuganire dutuze oya shaka ahantu twicara ashobora kudufata niba ari ibi niba akunda kunyura hano ahubwo tugire tuve mu nzira ahubwo uyu muntu wigana aranganze nanjye ngo ndiwuje ku igare ukajya ngo batugende urimo kunkura umutima kagakanzu ni keza we Zahira mbega amaguru ngo araba amaguru warabyibushye buri wese kabisa noneho Zahira twitsimbe keke twitsimba hano atari butubone ugaruke mwereke ibikora cya kigonji ngo ni Nyundo se nta gihari ntawe uhari ntawe uhari ariko wowe na Nyundo musigaye mufite amayeri ayahe mayeri musigaye mufite amayeri ukuri njye nta ndenda kwirukana iyo muri babiri mugira akavuyo fata n'iriya safuriya iri iyo mbona iyo sohora wajyana iwawe nyiri inzu iyi fagitire bayizanye ryari niko mukobwa iyi fagitire bayizanye ryari bayizanye iyi ngiyi tumanuke ngo mubwire ntacyo turi isoko ni saa yine kurimo kusigaza ukamfata ngo umanuke ibyishimo badufashe uskuru nishimye nanjye kubera ko nkubonye itsimbe hano ariko twicara aho ngaho icara hanyabo nariye ngo cyangwa nicarira uya wikwicara aho ntabeshe modofite bose badufashe bamugani nahita mba muremura akadufata ubwira ubu ngubu
asigaye ajya ku isoko mu masaha 4 saa 4 saa 5 akagaruka nimugoroba. Rahira Niba afite abagabo ahubwo subwo ngubwo we ntango hano yatubona atubona ahubwo subu hano wabwiwe ni iki wajya mu Rwanda ureba umuhanda uri hejuru ukabareba hasi se ubugenda hari abantu bambwira ngo nimugende mureba hejuru ntibigeze bareba hejuru n'ubusi n'umwe ikuse ntango baho ibi ni ibiki ko bayimyiza nibyo se rero tureba amasaha dushaka gupanga turebe niba nka saa 4 amaze kugenda ko karaba mu gitondo akanywa icyayi asiga nsomye amaye akabizu ambwiye neza. Rahira tugere saa 4 n'igice saa 5 we wambwira ngo aragiye ukabasesekaye mu rugo ukamamaga kuri telefone na telefone saa 5 ndabiza saa 5 mu kadomo nkabanagezeho mbona sigaranye nakira rero nta gahunda ni iki umukozi yanwari ahubwo se uzari ibiki bariya nivure nashobora kujya ngo n'umushyitsi wagusuye naramutse nagira icyo avuga namwirukana ko haza benshi se yamenya asobanura ko ari nde waje nubwo wajya mu cyumba ntiyamenya ibyo ari byo namwohereza nkamuhura akagenda koza imisarani nangwa agakora hanze asiga gahunda ni munani aho wabikoze rwose amakuru ni meza ariko rero nawe hagati aho nta kibaye rero ndabona nta kintu ubaye pe ni ukuri uzi ko ntacyo bagutwaye nari nzi ko rero wagiye bakakurumagura bakagusiga igisezegere ubundi ndacyari wa wundi mpora ndi wa wundi ndetse ibintu bihora ari bishyashya n'amadarubindi bacyafite nanjye naguzanze akomana kigusha amazi ni meza nambareho nambara ngo mu madorari kanambare ndebe gomana yanjye shawa ko ikuye kuki utaheretse boss wawe nari kwimwe kuno munsi usibye ko nyine ejo se bwararaye hano nta kintu ndi bukore hanyuma urabona hasa neza se mbere vuba nta kintu uri bukore kanze masikuru nta kintu kumena ibintu warabiguze hanyuma fi usibye yuko ndakaza naho ubundi nta kindi kibazo cya gihari ariko urabizi nyine kuba nkora akazi neza tubizi aya mazi navuge uburyo yatereka mu mwanya wayo sibyo ngo komeza akazi kawe nanjye ndebe ibyo nkora hanyuma rwa rucucu niruza urubweruze runyitabe nararataje ariko boss yari yatugiye n'amafaranga n'ibiryo byari bihari yambwiye ngo mbirye ugira ute ngo mbirye ugira ute ngo mbirye karya umuswa urya se hano niba duhahira ejo ntabwo uzakenera kurya boss ariko ubona boss wawe reka mbaze mbabazi niko ubona boss wawe mupanga iki kuko imana nta kintu dupanga ni gute agusigira ibiryo akakubwira ngo urye nanjye umwajya batabimbwiye uri umwana yabyaye yarakwadovse arakurera imfubyi ntaguhembwa ndahembwa wowe na boss wawe uretse ariko araza kumeze ibyawe turabo se uturabo nuko kabakijya nakagutura ngo bite byaye ntabwo dusambanye hasa niho mwabonye mugane kanyo ntabwo niho ubutari wabonye uganiriza uzana n'umugore ntabwo dusambanye oya nta kibazo icyari oya oyicara nta kibazo oya bite se ntacyo tukoze muri mu bikiza ntacyo dukoze kanyo kumbi no kubona abantu bagenda kabisa reka tugende mumwobo kwe ariko zamuka urareba abatuyi kandi akubwiye ko bahura banye genda irukanka nawe
ukozesha ndareba mugenda mugimaka yewe bitize ureka nyo kwizimana turahuye anshaka gaze yewe uziko Imana ingire neza kugire neza ugeze hano duhuye nine ntaza umuturike ariko uje nk'amarayika nimpamvu so kumenya aho nurukana aho ndimo ndabonekeye nimpamvu uziko byanjye ingunzu zabibyiniyemo kugutese kanyo waretse umugore wanjye aratwite yabuze amashereka umugore wawe aratwite yabuze amashereka reka kumbaza byinshi ariko ubundi no kurishashi none se ngira ngo ufashe sindi umuganga no kubitaro babarambwiye bati none muzane mugezeyo ariko musari imodoka mfite ngo ngurenda ndamutwara ngo mujyane ugejeyo bakamupima kareba ko afite amashereka byaba byiza nuse hari imodoka mfite ngo ajyane mituweli ufite mituweli niza mituweli yawe mituweli ko ari yanjye ni yawe Sasa mgabo sikia bwana nanguzi huyu bwana huyu anapiga kichwa sana atakulipa huyu hana pesa hivi amekosa mashereka ni kusema nini akakanyamahanga karavuga ibiki bibiri umugore ngo aratwite c'est comme ça aratwite nini none mufashe iki izindi mizabo ni ndimi z'amahanga mufashe iki n'ibihumbi 10 nzaye kwishyura rwose nakigari ibihumbi 10 muvandi ariko kukuri umuntu wanjye batuni inshuti ngiye kugwa bitanu ibihumbi 10 se ngo 10 hizi pesa utazipata bwana hakuna huyu mtu hatalipa hawezi bitanu ariko imisi 3 nzakwishyura gira 15 zigomba kuyakwishyura rwose allocate tukuombee kwa Mungu sema haleluya amen furaha ibintu ngo kwa Mungu ikini sema amen oya uyu muri amen ngo niseme ngo vuga amen ngo sema amen seseme amen ubonye arasanabe mu rusengero amefurahi bwana kuri cyo tukamutunga twende bwana seseme hatalipa huyu hataweza lipa huyu nukanegeye mu hatalipa huyu bwana hawezi lipa nugira telefone yanjye twende zetu hawezi misega uyu musega unampa pesa zako kwa bure sikunza nawe ntabwo uzayabona iki kantu katabyibuha kabuze abanyamahanga kakatumeta amafaranga ntayo nzasubiza noneho wa musega we kantu kakagegera ihene ifite umurizo ikagona n'uyabona uzangaye uzarinda ubwo nuzana ibyuya toka